Singiza TV. Yesu ashimwe cyane avandimwe bene data, dusangiye gucungurwa. Shima Imana cyane impano umwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, nk'uko nabasezeranije ko numvise umwuka wera ari kumpata kubategura inyigisho ishingiye kuri Daniyeli, igitabo cya Daniyeli ndetse n'ibyahishuwe. Ni ibitabo birimo uburyo bwita symbolism, cyangwa se uburyo busa nk'aho ari ibintu by'ibimenyetso, ibintu bihishwe, ku buryo kubisobanura abenshi bitaborohera. Rero kuko nagize umugisha wo kwiga theology kugeza kuri niveau ya doctora PhD, nasanze nkwiriye gutegurira abanyigisha kugira ngo bafashe cyane cyane abakristo kandi beza batagize umugisha wo kwiga theology, kugira ngo bagire ubumenyi bw'ibanze nyine cyane cyane kuri ibi bitabo bibiri, Daniel ndetse n'ibyahishuwe. Njyewe rero ubaramutsa ndi Reverend Dr Mutaganda Marcel, ni umupastor mu itorero Methodist mu Rwanda, nyobora paruwasi ya Gisovu muri konferansi ya Kibuye, nkaba n'umwarimu muri kaminuza ya Kibogora ndetse na RIET, na makaminuza yigisha theology. Reka rero mbere yuko nkomeza ijambo ry'Imana cyangwa se inyigisho nabateguriye muri uno mwanya, dusenga Imana. Mana nkuru, Mana nzima, ndagushimiye cyane ko wandinze iminsi yose ishize kandi ko nzi n'itorero ryawe. Ndagushimiye ko waturengeye, intambara zari nyinshi, imbaraga z'umwanzi zari nyinshi, ariko ndagushimiye ko watubereye maso ukaturengera. Ushimwa cyane. Nyuma rero Kristo mwiza, uyu mwanya ninjiyemo wo kwigisha abantu bawe, ntabaregi ahubwo wowe uhabwe icyubahiro. Umwuka wera aze abane nanjye, anshoboze kugira umwanya mwiza ibyo mbasha kwigisha, kuvuga, bibashe kumfasha, bibashe kumpembura, bihembure n'abankurikiye. Urakoze ko ubyumvise, byose mbisabye Imana muri Yesu umwami wacu, amen. Imana ishimwe cyane. Rero nk'uko nyine nabivugaga, mu minsi yashize nabateguye inyigisho ishingiye ku gitabo cya Daniyeli. N'ubundi igitabo twarebyemo mu ntangiriro, iriburiro, background, tuvuga ku bigendanye n'umwanditsi, ese Daniyeli koko niwe wanditse cya gitabo, buriya buhanuzi bundi ese bwarasohoye bwose bwararangiye cyangwa se harimo bitarasohora, ese n'ibitekerezo bye? Ibyo twarabibonye mu gace ka mbere cyangwa se ka background. Dukomeza kandi twuniga igice cya mbere, ubundi Daniyeli na bagenzi be bageze Babuloni bate, ndabisobanura, amazina bahawe icyo asobanura, ayo bari bafite icyo asobanura, byose n'ubu twarabibonye. Uyu munsi rero turakomeza n'ubundi igice cya kabiri cya Daniyeli, havugwamo cyane cyane ibigendanye n'inzozi umwami yarose, inzozi yarose ndetse n'icyo zasobanuraga. Urebye nicyo cyane cyane turi buze kuza kurebaho. Ntabwo buze kuza kugisoma cyose kuko ni kirekire, gifite 49, kandi benshi bagiye bansaba ko najya ntegura audio ngufi kugira ngo babashe kuyumva batarambiwe. Ubwo rero n'ubundi byaba byiza wowe nkurikiye muri inyigisho ubanje gusoma neza igitabo cyose, igice cyose cya Daniyeli cya kabiri, iyi mirongo yose ukayisoma, nibwo wakumva neza inkuru. Ariko ndagerageza gucukumbura, ndagerageza gusobanura muri rusange ibikubiye muri kino gice. Nasanze kino gice cya kabiri cya Daniyeli umuntu ashatse yakigabanyamo, yagikatamo uduce 4, parti enye. Agace ka mbere gahera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 16, aho umwami yarose inzozi akazibagirwa. Yamara kuzibagirwa agasaba abakonikoni, abanyabwenge, kugira ngo bazimusobanurire, ariko bikabananira. Bo bakamusaba ko azibabwira ko bidashoboka yuko umuntu yarotse inzozi noneho ngo abe yazibagiwe kandi yongera azisobanurirwe. Ariko Daniyeli we ntabwo yari ahari, mu barimo bahakana we Daniyeli ntabwo yari ahari. Rero ngubwo ibi impaka zikomeye cyane, umwami afite iteka yuko bagomba kubica kuko ntacyo bamariye. Agace ka kabiri nakagennye ko gashobora guhera ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 24, uko Daniyeli yitwaye, uko yifashe amaze kumva iryo teka umwami yaciye yuko abanyabwenge bose, abakonikoni, bicwa kubera ko batabashije gusobanura inzozi z'umwami. Daniyeli rero uburyo yitwaye, uburyo ki yagiye imbere y'Imana asenga, Imana ikamusobanurira izo nzozi, ikazimuhishurira n'icyo dusobanura, nibyo bikubiyemo urebye muri iriya mirongo 17 kugeza 24. Agace ka gatatu mvuga ko umuntu yagera ku murongo wa 25 kugeza 45, Daniyeli noneho asobanura inzozi.
inzozi umwami yarose azimwibutsa azimubwira, noneho amubwira n'icyo dusobanura. Noneho rero agace ka nyuma ka kane ni agace gahera ku murongo wa 46 kugeza 49. Noneho rero uko umwami yifashe, reaction y'umwami amaze kumva ubusobanuro bw'inzozi ze. Ndagenda rero mvuga kamwe kamwe, ishusho cyangwa se tuhera ku mutwe, kuko yari ishusho y'umuntu umwami yari yabonye, ariko ishusho y'umuntu akagenda ibona ari nk'umuntu ukozwe mu bice by'amabuye, k'amabuye y'agaciro. Tuhagenda tureba duhereye ku mutwe, uko umutwe yabonaga umeze, igituza n'amaboko uko yabonaga bimeze, inda n'ibibero ndetse n'amaguru ndetse n'amano uko yabonaga bimeze, kandi akayibona ari umuntu, ari nk'umuntu ukozwe n'amabuye. Ubwo rero tugenda tureba agace ku kandi mu bikubiye mu byo umwami yari yabonye. Yari yabonye rero umutwe w'uwo muntu, cyangwa ishusho y'umuntu, umutwe wari ukozwe n'izahabu nziza. Umutwe wari ukozwe n'izahabu nziza. Ubu nyine twahereye ku murongo wa 25 kugeza 45, niho tugiye kwibanda cyane cyane ibyo Daniyeli yagendaga asobanura avuga. Izahabu nziza, cyangwa se kuko Daniyeli yamusobanuriye yuko ubundi ibyo yabonye ari ubwami bune buzakurikirana, ubwami bune buzakurikirana, bumwe buvaho ubundi bukurikiraho, na cyane ko bamwe mu banditsi bavuga yuko abajyanama cyangwa se ibyegera by'umwami bamubwiraga yuko ubwami bwe bwa Babuloni buzahoraho iteka ryose, nta bundi bwami bushobora kuba bwabuza ngo bukureho, ko ubwami bwa Babuloni mbese ari ubwami buzagumaho iteka ryose. Rero Daniyeli rero amusobanurira mu ijoro yuko ubwami bwe buzavaho bugasimburwa n'ubundi kugeza ku bwami bwa kane. Ubwo rero niko tugiye kugenda tubireba nyine kamwe ku kandi duhereye ku mutwe. Umutwe rero wari ukozwe n'izahabu nziza. Iyo zahabu nziza rero ikaba igereranywa n'ubwami bwa Babuloni. Ubwami bwa Babuloni, ubundi ubwami bwa Babuloni bivugwa yuko bwavuyeho mu mwaka 539. Tugenda tureba mbese ko ubwami bwagiye cyane cyane dushingira ku iherezo ryabwo, turebe iby'ibanze cyangwa se iby'ingenzi byaburanze. Ubwami bwa Babuloni rero mu mwaka 539 niho bwashyizweho iherezo, nibwo bwavuyeho. Ubwo umwami Kuro, umwami w'Abaperesi, yateraga ubwami bwa Babuloni akaburwanya kandi akabutsinda. Nkivuga ku bwami bwa Babuloni, hari bwamaze imyaka myinshi, bavuga yuko ndetse bwahereye mu myaka mu 2700 mbere y'Ivuka rya Kristo bugaruka hino, ariko turibanda cyane cyane muri kano gace ka Buhera. Hari aho byageze ubwami bwa Babuloni bwitwa Neo Babylonian mu mwaka 626 kugeza 539, nyine aho bwarangiriye. Igihe bwari ubwami bukomeye cyane, aho umwami Nebukadinezari yabuyoboraga, bwari ubwami bukomeye cyane ariko cyane. Ariko rero nyuma bwaje kuza kugeraho Nebukadinezari rero aza kuza kugeraho arapfa, asimburwa n'umuhungu we witwa Belteshazari cyangwa se bamwe bita Berushazari. Nyuma rero aza kuza rero kutagira imbaraga nk'izase, aza kuza gutsindwa na Kuro, umwami w'Abaperesi. Ubwo rero iyo bivugwa yuko muri kino gihe aho Babuloni yari iri ubu ngubu ni Iraq. Babuloni ya kera ubu ngubu ni Iraq. Ubwo rero ubwo bwami bugereranywa nyine n'umutwe n'izahabu, ubwami bwa Babuloni bwaje rero gutsindwa buvaho mu mwaka wa 539. Nimvuga amatariki ariko ushaka gusanga mu gitabo kindi usomye ugasanga ntibihura, hariho wenda itangazo ry'umwaka umwe cyangwa se ibiri. Ibyo ngibyo ntibikabatesha igihe, kuko amateka nyine abandika amateka hari badahuza ku matariki. Ubwo rero bamwe bavuga cyangwa se abenshi bavuga yuko Babuloni yarangiye, yatsinzwe mu mwaka wa 539, itsinzwe n'Abaperesi. Ubwo rero reka dukomeze none turebe rero
uwo mu ishusho yabonye uko yari imeze noneho hasi igituza n'amaboko ngo byari bikozwe n'ifeza. Igituza n'amaboko yabonaga ari nk'ifeza bigereranywa n'ubwami bwa Medi na Peresi. Ubwami bwa Medi na Peresi rero nabwo tugiye kubureba, turebe iby'ingenzi byaburanze. Bwari ubwami bukomeye cyane. Ubundi bivugwaho yuko Medi na Peresi bwari ubwami bubiri. Bwari ubwami bubiri bwari buri mu cyitwa Irani y'ubu ngubu. Bwari ubwami bubiri ariko Abaperesi aribo bakomeye, Abamedi badakomeye cyane kimwe n'Abaperesi. Ariko nabo Abaperesi nubwo barakomeye ariko nabo bigeze kurushwa imbaraga ndetse bategekwa n'Abashuri ya Siriya mu mwaka 911 kugeza mu mwaka 609. Abaperesi bari bategetswe cyangwa se bari under dominion cyangwa se bari munsi y'ubutegetsi bw'Abasiriya, ariko nyuma baje kuza kubigobotora, baje kuza kubarwanya barabanesha. Ndetse bivugwa yuko Abamedi bafashije Abaperesi mu kurwanya Abasiriya, baza kuza kubanesha. Ni ukuvuga ngo Abaperesi baza kuza kwigobotora cyangwa se bava mu maboko mu butegetsi, mu butware bw'Abasiriya. Nyuma rero umwami w'Abaperesi yaje kuza rero, nubwo nyine Abamedi bari baratabaye cyangwa se bari bafashije Abaperesi kurwanya Abasiriya, byageze hagati umwami w'Abaperesi aza kuza kutumvikana n'umwami w'Abamedi, aramurwanya aramutsinda mu mwaka wa 550. ubwo yigarurira Abamedi. Noneho rero niho byaturutse kwitwa ngo umwami w'Abamedi n'Abaperesi cyangwa se ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Mbere bwari butandukanye kuza umwami w'Abaperesi aza kuza kurwanya rero umwami w'Abaperesi aza kuza kurwanya umwami w'Abamedi, aramutsinda nyine ahuza Abamedi n'Abaperesi ubwami bumwe, ariko butegekwa nyine n'Abaperesi. Nibutse yuko nyine aho ngaho Abamedi n'Abaperesi ni Irani y'ubu ngubu. Ubwo rero abami bagiye basimburana rero, bakagenda basimburana, ariko haje kuza kuvuka ubushyamirane hagati y'Abamedi n'Abaperesi. Bahangana n'Abagiriki, bararwana, bigenda biba ibibazo kugeza igihe rero Abagiriki baje kuza gutsinda Abamedi n'Abaperesi, barabatsinda mu gihe cy'umwami wari ukomeye cyane witwa Alexandre le Grand cyangwa se Alexandre the Great cyangwa se Alexandre Mukuru. Yari umwami ukomeye cyane wari indwanyi. Bivugwa ko rero mu mwaka wa 333 ariho rero Ubugiriki bwatsinze Abamedi n'Abaperesi. Ubwo rero bivugwa cyane yuko Abamedi n'Abaperesi bagabye igitero gikomeye cyane ku Bagiriki, igitero gifite rwose ngo hafi abantu nka miliyoni yari yakusanyije mu bihugu 40, ariko birangira n'ubundi Alexandre Mukuru amutsinze, nyamara kandi badafite n'ingabo nyinshi, afite ingabo 35,000 gusa, aramutsinda rero. Ubwo rero mu mwaka wa 333 ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi nyine buba burarangiye, busimburwa rero n'ubwami bw'Abagiriki. Reka rero dukomeze turebe nyine ku iyo shusho umwami Nebukadinezari yari yarose. Tugeze noneho rero ku nda n'ibibero. Yabonaga ngo bikozwe n'umuringa. Umuringa nawo nyine tuzi ko ni icyuma gikomeye, ava mu y'agaciro gakomeye nayo. Yabonaga rero ngo hakurikiraho cyangwa se inda n'ibibero ari umuringa. Umuringa rero ni ubwami bw'Abagiriki. Twavuye nyine hejuru ku mutwe wakozwe na zahabu, ubwami bw'Ababuloni. Tuvuye ku gituza n'amaboko, ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Tugeze ku nda n'ibibero, bivuga ko ari ubwami bw'Abagiriki. Ubwami bw'Abagiriki nk'uko tubibonye nibwo bwahiritse Abamedi n'Abaperesi ku ngoma y'umwami Alexandre Mukuru, Alexandre le Grand. Niwe wabashije kurwanya Abamedi n'Abaperesi arabatsinda. Bivugwa rero ko Abagiriki nabo bwari ubwami bukomeye cyane, ariko
rutamaze imyaka myinshi cyane, rwamaze imyaka 185 turayibona. Nabwo rero bwabashije gutegeka bukora ibintu bikomeye cyane, kandi aho bwategekaga bose bwagendaga bushaka kugira ngo abantu butegetse bakurikize umuco wabo. Icyo cyarangaga abagiriki, aho bageze hose, bategetse hose bafata umuco wabo, ibyo bita Hellenization, kuko banategetse abanyayisirayeli, kuko umwami kuri ubwo yategekaga yemereraga abanyayisirayeli ngo batahe, cyangwa se abayuda ngo batahe, bari baratashye, ariko nyuma abamedi na peresi nyine batsinzwe n'abagiriki, byumvikane ko abagiriki nabo bageze no mu bayuda bakabategeka. Babategetse rero yuko bakurikiza imyizerere, imico y'abagiriki, na cyane ko bakundaga kugira ibigirwamana basengaga byubakiye. Byaguye rero abayuda kubyakira, kubyemera, kubyizera ibibazo, ariho rero baje kuza guhangana n'abitwa Makabe. Bagahangana nabo bakagenda barwana igihe kirekire, ndetse baza kuza no kubashobora, baza kuza guca intege rwose bishoboka iyo myizerere y'abagiriki, bituma Isirayeli bongera gusenga mu buryo bwabo bwiza, n'urusengero barutunganya, bajya gutamba ibitambo biturutse ku ntambara za Makabe. Aho ngaho simatinda cyane ko ako nabo kumvikana. Rero mu cyarangaga rero ubwami bw'abagiriki nuko bagiraga hose bashaka kugira ngo abantu bakire, bemere umuco wabo, umuco ushingiye cyane cyane ku rurimi. Ururimi iki birumvikana bagomba kukigisha abantu, ariko noneho n'imyizerere yabo n'imisengere yabo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Agiki rero barakomeye, ariko tuzabona dukomeye ko tugenda dukomeza. Ariko habaye ikibazo aho Alexandre le Grand apfiriye, ubwami bw'iki bucikamo ibice bine, bituma rero bucika n'intege, nyine ntibwakomera cyane. Bituma rero mu ntambara bahanganyemo n'Abaroma, intambara barwanyemo n'Abaroma, baza kuza kubatsinda. Bivuga ko rero mu mwaka w'146, nyuma y'intambara zitari nkeya, abagiriki barwanyemo n'Abaroma baje kuza kubatsinda. Ariko aha ngaha bivugwa mu buryo butandukanye. Bamwe bakavuga yuko mu mwaka wa 30 ariwo nyirizina wabarwa, ariko mu mwaka w'146 niho Abaroma batsinze Macedonia, ndetse barayigarurira. Ubwo rero mu gutsinda Macedonia rero, ndetse na Korinto yari imijyi ikomeye, ubwo kandi Macedonia niho hari umurwa mukuru. Abaroma rero mu kuyigarurira mu mwaka w'146, mu kwigarurira Macedonia, bakigarurira ndetse na Korinto, bivugwa yuko ubundi ariho urebye ubutegetsi empire y'abagiriki yarangiye. Ariko hari ibihugu bimwe batarigarurira, ko nka Giputa batayigarurira, ndetse no mu gihe cyari imijyi ikomeye nka Atene bari batarafata, bagumye kugenda nyine barwana bayifata, noneho baza kuza gufata hose mu mwaka wa 30. Ariko mu by'ukuri kapitali y'Ubugiriki bari bayifashe mu mwaka w'146. Ubwo rero ingoma y'abagiriki nayo iba iratsinzwe, birarangiye. Ariko nubwo bivuga yuko nubwo abagiriki batsinzwe, bamwe bajya basa nk'abashyenga, bavuga ngo shyenga, bati ntabwo abagiriki batsinzwe, ahubwo bacitse intege. Ntibatsinzwe, bacitse intege, kuko Abaroma nubwo babatsinze, nubwo babasimbuye ku gutegeka isi, ariko imico yabo, culture, umuco wabo barawufashe cyane. Abaroma nabo bashima kujya basenga ibigirwamana abagiriki basengaga, ariko cyane cyane bashingira ku bintu by'ibitekerezo byita mite z'abagiriki. Barazikunda, barazishima, ndetse na filozofi. Byari ibintu abagiriki bateye imbere cyane, filozofi ndetse na mite. Abaroma nabo barabifata, barabikunda, barabikurikiza, ndetse kuko abagiriki bari barateye n'imbere mu bigendanye na siyanse, ibigendanye na medecine, ibigendanye n'ubuvuzi, ibigendanye ndetse na arts, cyangwa se nk'ibintu by'ubugeni, ubuvanganzo, nabyo Abaroma barabifata, ndetse n'ibintu bya mathematics n'imibare, mbese ibintu by'ubuhanga, ibintu bya siyanse. Abagiriki bari bateye imbere. Ubwo noneho ubwo Abaroma noneho batsinze, biba umwanya mwiza kugira ngo ibyo bintu bikwire, noneho Abaroma babigenda bikuza nyine ku isi yose. Noneho bituma rero abagiriki noneho bishima, bavuga ati nubwo dutsinzwe, ariko umuco wacu
ubuhanga bwacu, amafilozofi yacu, mite zacu, imyizerere yacu, eh, turi kubona abaroma batayishenye bayihaye agaciro. ubwo rero abagiriki rero baba baratsinzwe mu mwaka w'ijana na mirongo ine na gatandatu nyine, babasimbuwe n'abaroma. ahangaha nsobanuye neza yuko mu mwaka 30 nibwo neza neza bari bamaze kwigarurira Misiri, mbese bafashe ahantu hose 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 abagiriki bategekaga. ariko nyine nk'uko nabivuze mu mwaka w'ijana na mirongo ine na gatandatu nibwo barafashe kapitali ya Macedonia, yahoze ari kapitali nyine y'abagiriki. ubwo rero reka dukomeze turebe uko umwami yabonaga. yaje kuza kubona rero amaguru ari ibyuma, yabonaga amaguru ari ibyuma bigereranywa n'ubwami bw'abaroma. kandi nimusoma basanga ngo ubwami bwarakomeye cyane, ngo busiribanga ibintu byose, kuko bwari ubwami nyine ngo bw'ibyuma. nimusoma kari agace nabwiye ko kuva ku murongo wa 25 kugeza 26 muzabona neza ukuntu Daniel yasobanurira umwami yuko ubwami bwa kane buzaba ubwami bukomeye cyane, ubwami buzaba bukozwe n'ibyuma. ariko ubu bwami nabwo bwabaye ubwami bukomeye cyane, ariko bwaje kuza kujyaho nabwo bucika intege, bwaje kuza kujyaho nabwo buvaho. na cyane yuko hari aho nimusoma umwami yasobanuriye yuko ubwo bwami bwa kane buzacikamo. ndumva nanahasoma, reka masome ku murongo wa 42 haravuga ngo kandi nk'uko amano yari igice cy'ibyuma n'igice cy'ibumba, niko ubwo bwami buzamera. igice cyabwo kimwe kizaba gikomeye, ikindi gikomeye. kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba, niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibazafatanya nk'uko ibyuma bitavanga n'ibumba. cyane cyane ku murongo wa 42 niho hasobanura neza ko ubwo bwami ubwo bwari bukomeye ko buzagera hagati bugacikamo. ubwami rero bw'abaroma bwarakomeye cyane, nubwo abaroma babashije gutsinda abagiriki ndetse bakabwigarurira, ariko ndetse nubwo bari bafashe imico, imyizerere y'abagiriki, ariko ku minsi y'icuma bagiye bagenda bahindukirira ubukristo, cyane cyane ku mwami Constantine. abamubanjirije babanje gutoteza ubukristo, ariko umwami Constantine yaje kuza kwemera ko ubukristo busimbura za mite, busimbura iby'ubwamana byari bihari, cyane cyane bari barakopeye ku bagiriki. Constantine yemera ko mbese nawe ubwawo umukristo, ariko anavuga yuko ubukristo bw'idini ya leta, mu mwaka rero wa 330 Roma yaje kuza gucikamo imice ibiri. haba Roma, ubwami bw'abaroma bucikamo imice ibiri. haba igice cy'iburasirazuba cyagize kapitali ahita Constantinople, mu gace n'ubundi k'Ubugiriki, kegereye Ubugiriki. noneho rero iburengerazuba, ahangaha nsubiremo neza, agace k'iburasirazuba kagize kapitali ya Constantinople, bakomeje kuvuga n'ubundi Ikigiriki. ariko agace k'iburengerazuba kagereranywa n'Uburayi bw'ubu ngubu, bakomeza kagira kapitali i Roma, kandi bakajya bavuga Ikilatini. ubu rero bibaye uburyo bwa mbere bwo gucika intege k'ubwami bw'abaroma. ariko rero byakomeje gutyo, hagenda haboneka abantu bagenda bivumbura ku bwami, cyane cyane ku gace k'iburengerazuba. hagenda havukamo ibihugu bimwe bigenda batumvikana n'umwami. nyuma mu mwaka wa 476 nibwo umwami wayoboraga yaje kuza kugira ibibazo. ibihugu byari byishyize hamwe, bivugwa ko harimo Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'Ubudage, n'ibindi bya bihugu 10 biza kuza kumurwanya, biramutsinda. ubwo rero bwa bwami bucikamo ibice, ibihugu bigenda bisa nkaho byigenga. ubwami bw'abaroma rero babucitse intege, baburangiriye aho ngaho. ubwo rero twabonye yuko nyine ko buzacikamo kabiri, byarenze kabiri gusa. nyuma yaho rero hacitsemo icyo kiburasirazuba n'ikiburengerazuba. ikiburengerazuba cyaje kuza kugira ibibazo rero, kiza kuza gushwanyuka nyine, ibihugu bikivumburaho hamwe bitangwa n'abavandali, niko bitaga abavandali. baza kuza rero kurwanya umwami, baramutsinda, ubwami bucikamo ibice, ibihugu biratandukana, kimwe kigiye ukwa kindi ukwacyo. Imana kidufashe. ariko nk'uko twabonye kandi
cyangwa se yenda ntitwasomye kumushaka no kuzasoma, harimo ikindi kintu gikomeye cyane tugomba kwirengagiza, kuko mu nzozi umwami yari yarose ko ngo haje ibuye ngo gikubita ku mano, ku birenge, cya gishushanyo ngo kikubita hasi, noneho wa muringa, ya zahabu, ya feza, byose ngo bizamuka mu kirere nk'umukungugu, bitewe n'ibuye ngo ryari rimanutse nyine rikakubita hasi icyo kibumba, igishushanyo. Nyamara kandi tukabona yuko ku murongo wa 44 naho masome kugira ngo nsobanure neza ibi bintu. Umurongo wa 44 havuga ngo nuko ku ngoma zabo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Hano tubonye ngo ku ngoma z'abo bami, cyane cyane nubwo biri banga ku ngoma z'abo bami, ni cyane cyane ni ku ngoma y'Abaroma. Ku ngoma y'Abaroma niho haje ubwami bwa Kristo, niho Kristo yavutse. Kristo nibwo yavutse aza kwimika ubundi bwami, ariko ubwami bwe nk'uko abantu benshi batabusobanukiwe, ndetse n'abigishwa be, kugeza ubwo Yesu agiye no mu ijuru, bamwitinyaga ko ubwami bwe ari ubwami bumeze nk'ubwo mu isi, azaza agasimbura Abaroma. Ariko we yavuze kenshi akavuga ko ubwami bwe atari ubwa hano mu isi, ndetse muri Luka 17 umurongo wa 20 kugeza 21 nibwo yavuze ko ubwami bwe atari ubwa hano mu isi. Yesu rero ni umwami, kandi ni umwami wacu, kandi ni umwami ukorera mu mitima y'abantu yamwizera. Si umwami ujya guhangana ngo arwane nk'uko abandi, cyangwa se kugira ngo abantu bamwizere akoresheje imbaraga nyinshi. Uwo mwami wacu siko akora. Rero ubwami bwa Yesu rero buri mu isi, kandi bugenda bugira imbaraga, bukugenda bukwira isi yose, nta n'abakwa mu nkokora. Nubwo ubukristo bwagiye buhura n'intambara zikomeye, ariko ubwami bwa Kristo buracyaganje. Imana ishimwe cyane. Rero ku bwami rero buracyakora, kandi buracyakora mu isi, bugenda bugwiza imbaraga, ariko igihe kizagera noneho rero Yesu aze gutwara itorero, ndetse ashyira iherezo noneho burundu ku bwami bwa hano mu isi. Tuzabigeraho tugeze mu byahishuwe, ariko ubwami bwa Kristo buri mu isi, turi kubukoreramo binyuze mu itorero, binyuze mu bizera, kandi bugenda bugwira. Uko tugenda twongera umubare w'abakizwa, niko bugenda bugwira. Igihe kizagera noneho rero ubwami bwa Kristo buganze, busenye, bukureho ubwami bwa hano mu isi, itorero rwo rizaba rivuye mu isi. Imana ntacyo idufashe. Gusa hari umurongo ngira ngo tuvanemo inyigisho ku murongo wa 30. Iyo urebye ukuntu Daniyeli yitwaye mu buryo busa nkaho budasanzwe, uburyo buri special, amaze guhishurirwa inzozi, umwami asa nk'uwamushimagije. Umwami yaramushimagije, ariko iyo tugiye ku murongo wa 30, Daniyeli yasubije mu buryo budasanzwe, aravuga ngo kandi jyewe ubwanjye ibyo bihishwe sinabihishuriwe nuko ndi umunyabwenge kuruta umuntu wese uriho, ahubwo ni ukugira ngo umwami amenyeshwe iby'inzozi ze, amenye n'ibyo umutima we wibwiraga. Daniyeli umwami yaramushimagije, ariko Daniyeli aca bugufi, we ashyira hejuru izina ry'Imana. Aravuga ati reka da, ntabwo ari ubwenge bwanjye kuba nabishuriye, si ubwenge bwanjye, ahubwo ni kugira ngo Imana imenyekane, Imana ihabwe icyubahiro. Iyo ndetse no ku murongo wa 28 yarabivuze, aravuga ati mu ijuru hariho Imana ihishura ibihishwe, kandi niyo yeretse umwami Nebukadinezari ibizaba mu bihe bizaza. Iteka Daniyeli yagendaga yerekana Imana nk'uko twabonye muri background yigize, cyangwa se aho twabonye muri teme centrale ya kino gitabo cya Daniyeli, yuko ubwami bw'abantu, ubutware bw'abantu, Imana ari bugenga. Daniyeli rero nawe yashyize hejuru Imana, yakunze kuvuga ati oya, Imana. Daniyeli mujyanije n'abahanuzi b'iki gihe yatangiye, kuko abahanuzi ubu ngubu ubona bashaka kugira ngo babe bagaragara kuruta uko bagaragaza Imana. Imana ishimwe cyane. Rero mbere na mbere Imana ni kwiye guhabwa icyubahiro kandi igashimwa, nk'uko tubona ko Daniyeli yabikoze. Daniyeli rero amaze gusobanura inzozi nk'uko nabivuze,
umwami ni mu gace ka nyuma, umwami yaramukujije amuha icyubahiro, aramuzamura cyane. Umwami ngo yikubise imbere ya Daniyeli, atangazwa nyine n'ukuntu nyine amusobanurira inzozi kandi ngo anamuhemba. Aha rero byerekana nyine yuko iteka Daniyeli yagendaga ahesha Imana icyubahiro, Imana ikagenda nayo imuzamura. Imana ishimwe cyane. Reka rero dusore dusenga dushima Imana. Mana nkuru, Mana nzima, ndagushimye cyane ko wabanye nanjye mu nyigisho narindi gutambutsa. Mana ngira neza rero komeza kumugisha kandi umugisha abazayumva bose, yashobora guhindukira mwami, bamenye ko ari wowe Mana nkuru. Himbaza kuko uri umurengezi wacu. Urakoze kubyumvise rero. Tubona ko ubwami bwayo tuburimo, nkuko umwami Yesu yabivuze ngo ubwami bw'Imana buri muri twe, ubwami bw'Imana buri mu bantu, niwe wivugaga. Ubwo rero twaramwizeye kandi turamukorera. Uba natwe rero tugiye neza muri iyi minsi, byose musenge Imana y'umwami wacu. Amen. Ku bashaka rero nimero yanjye, yashaka kuntelefona kunsobanuza kurutaho, ni 0788 57 63 37. Tigo yanjye ni 0728 57 33 37. Imana aho umugisha. Shalom shalom.